ubwenge. Muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes for better life. Ijuru icyubahiro kibi cy'Imana isumba byose kandi mu isi amahoro abe mu buyishimira. Ambassador Dr. Francis Habumugisha, a man of God, mentor and life coach, hano mu kiganiro munsi kugira ngo tuganire. Tugiye kureba ijambo ry'Imana. Twarangije igice cy'ubwenge n'icy'ubuzima, reka twekeze ku ijambo ry'Imana. Aho uyu munsi tuza kwibanda muri Luka igice cya 19. Ahari wabonye umutwe w'amagambo, uyu munsi ndarari wawe. Uyu munsi ndarara mu rugo rwawe. Dusenge. Data wera uri mu ijuru, turakurarika ngo urari wacu uyu munsi, twumve kugira neza kwawe. Imibabaro ishire, agahinda gashire, byose bihinduke bishya kuko byagenze ugeze kwa Zakayo mu izina rya Yesu. Amen. Uyu Zakayo wari ministre wa finance, uyu Zakayo wari umukoresha w'ikoro, uyu Zakayo wasoreshaga mu gihe cye, amateka ye uko ibitabo bivuga yari mubi cyane. Yakundaga impiya, aho Zakayo yagusoreshaga ujya ku isoko akanagusoresha ugarutse, akagusoresha ibitebo birimo imyumbati akanagusoresha birimo ubusugaruka, akagusoresha ibitebo birimo urwago ugiye kugurisha akanagusoresha ugaruka. Zakayo yari yarajujubije abantu. Zakayo ntiyasoreshaga, yaribaga. Bavuga ko yari umugabo ngo mugufi cyane, ariko Zakayo igihugu cyose cyari kimuzi. Tugiye muri Luka 19 turebe ijambo ry'Imana rivuga. Yesu agera i Yeriko, arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi nawe yari mugufi. Ahari urashaka kureba Yesu ariko ntubibasha kubera ko uri mugufi. Ahari urashaka kureba Yesu ariko ntibyemera kubera ko abantu ari benshi. Ahari urashaka kureba Yesu ariko ufite n'ubwoba, we ntushaka kakubona. Wowe urashaka umureba ariko we ntakubona. Zakayo yigira inama yo kurira igiti kubera impamvu eshatu. Iya mbere inakomeye kuruta izindi, Zakayo ntiyifuzaga ko Yesu amubona. Yagombaga kubona Yesu ariko we yihishe, kuko yari umunyabyaha yumvaga atareba Yesu, ibyo yakoze yari abizi. Kabiri, abantu bari benshi ari uruvunge ku buryo yabonaga atari bumubone. Gatatu, yari mugufi, yigira inama yo kurira igiti akihisha mu mashami yacyo. Ahari umaze igihe wifuza kureba Yesu ariko uruvunge rwanyu rugatuma utamugeraho. Ahari umaze igihe wifuza kureba Yesu ariko ukabona uri mugufi. Ahari ukumva uri umunyabyaha atakwakira. Ndashaka uyu mugoroba iki gitekerezo kigufashe. Ndasubiramo Zakayo 10 Luka 19. Yesu agera i Yeriko, arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Mbese wifuza kureba mu maso ha Yesu? Mbese urashaka kumenya uko asa? Wabonye mu maso ha Yesu, wamenye uko asa, byose birahinduka. Ugatera ya ntero yacu, nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Ntabwo ari jye uriho, ni Kristo uriho muri jye. Nicyo gituma iby'isi byose byambereye igihombo. Uzabona abantu bafite ibihombo mu by'isi ariko baseka. Uzabona bari mu bibazo ariko baseka, kuko bafite Yesu mu mitima yabo. Iby'isi bindi byababereye igihombo. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumo ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho. Yarirutse wa mutunzi, wa mukire, yurira igiti, ageze mu muvumo afata ku ishami arakomeza. Murebe Zakayo yagundiriye igiti ariko amaso yahanze hahandi. Uko Yesu agenda n'ikivunge cy'abantu bavuga ataha ndamureba neza. Nta telefone zabagaho ngo amufotore, nta kamera ngo afotore, ariko amurebe. Papa si ndeba uko asa. Umuntu ukurikirwa n'abantu bangana kuriya.
bazanshaka bambone nibanshakana umutima wabo wose. Muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose. Ese warasenze uburiki? Washatse Yesu uramubura n'umutima wawe wose? Washatse Imana urayibura n'ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose? Cyangwa wakoresheje umutima nta bwenge, wakoresheje ubwenge nta bugingo? Yesu ngo yarihutaga speed n'ikivunye cy'abantu, speed ivumbi ritumuka, barihuta n'abakomeza atera ijisho. Yesu ageze munsi ya cya giti afata feri arahagarara. Zakayo yicuza impamvu yuriye igiti, kuko yaravuga ati ndi umunyabyaha, ntabwo uyu muntu nshaka akambona, reka mwitsimbe mu giti murebe neza. Yumubona Yesu afashe feri, abantu bose bari bamwirukaho bose barahagarara. Zakayo umutima uratera, atangira gusengera umutima ati Imana imbabarire ntararame ngo mbone, nawe abaturage bamuzungurutse batambona, ndi umutunzi, ndi umusoresha w'ikoro mukuru. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Haleluya! Abisi baguciraho iteka babona uri ruharwa, ariko Yesu uyu munsi arashaka kurara iwawe. Ntabwo Zakayo yari azi ko Yesu amuzi. Ahari uyu munsi aho uri wumva Yesu atakuzi. Waba uri mu mujyi wa Kigali, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, waba uri burasirazuba, waba uri burengerazuba, Yesu arakuzi, ryama witurize. Urumva Zakayo ntiyari azi Yesu impamvu yuriye igiti ngo amurebe, ariko Yesu yari azi Zakayo. Ndetse ni nawe watumye yurira igiti. Yesu ageze munsi y'igiti ati Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Aya magambo nawe uyabwirwe uyu mugoroba. Uyu munsi wururuke muri cya giti cy'amadeni, uyu munsi wururuke muri cya giti cy'icyangiro cyatumye uri umugabo cyangwa umugore, uyu munsi wururuke muri cya giti cy'ibibazo, uyu munsi wururuke muri cya giti cy'ibirwara bidakira, wururuke muri cya giti cy'umwibyari. Hanyuma Yesu arari wawe. Nkeneye ubuhamya ejo mumbwira ngo Yesu yaraye iwanjye. Nururutse mu giti cyo kutabyara, nururutse mu giti cy'ububazo, nururutse mu giti cyo kubura akazi, nururutse mu giti cy'ibibazo, Yesu yaraye iwanjye. Ariko se wuriye igiti ushaka kumureba kugira ngo akumanuremo, cyangwa uri mu bibazo kandi uracyabifite? Ngensetswe n'abantu basenga bakikoreza Imana amaganya yabo kandi nabo bakayagumana. None se ko wasenze ukikoreza Imana itwaro yawe, kuki wayigarukanye? Uri umusazi. Je mfite ibibazo maze kubyikoreza Imana, hanyuma ndanabitahana. Umusazi se taho useka kuko wabyikoreje umugabo nyamugabo. Ni Imana itabara itabanje gusaba ibisobanuro. Ni Imana itabara itabanje kureba aho uvuka, itabanje kureba ngo uziranye nande, itabanje kureba ngo wiza ngahe. Ugisenga ukabyikoreza Imana taho useka kuko Imana yabyakiriye kandi izabikora. Gute yiriko wakambije agahanga urira come on. Kuki ufite kwizera guke? Ntabwo uzabona Francis ntaseka n'umunsi no. Ibibazo iyo bije mbyikoreza Imana nkigendera. Nese kuti Imana nabyikorera nanjye nkabyikorera. Kuki ugira kwizera guke wowe? Fata ibibazo byikoreza Imana ubundi wigendere. Ubyikoreza Imana. Luka 19 umurongo wa 5. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Umurongo wa 6. Yururuka vuba, amwakira nezerewe. Haleluya! Yesu akwakira nezerewe uyu mugoroba. Ndagusabira ngo nawe Yesu akwakira unezerewe uyu mugoroba kandi arari wawe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Babanyamatiku n'ahandi barahaba, babanyamashyari n'ahandi barahaba bagatsindwa. Iyo uguze akamodoka barivovota, iyo ubonye ka promotion barivovota, usoze kuri ka Europe barivovota, ubu mwana watsinze ikizame agiye kwiga barivovota, ubonye umugore barivovota, ubyaye barakurogera, ugize icyo ugeraho barivovota. Abo batindi bahozeho na kera na kare.
maze barivovota batangira guca imanza bati dore hagiye gucumbika ku munyabyaha. Murongo wa 8, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamukubira 4. Murongo wa 9, Yesu aramusubiza ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Murongo wa 10, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka gukiza icyari cyazimiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana yaje gushaka abakiranutsi, Imana yaje gushaka abanyabyaha. Imana ikeneye rero za ndaya, Imana ikeneye babajura, Imana ikeneye babasinzi, Imana ikeneye babicanyi. Ntabwo yaje gushaka abakiranutsi. Ntabwo Imana yaje gushaka ba bishop, ntabwo yaje gushaka ba father, ntabwo yaje gushaka ntabwo yaje gushaka ba Imana yaje gushaka abanyabyaha rwimbi, babandi babi. Nubona rero Imana yabagendereye ngo nguriya se we ngo abo na kera bahozeho. Amagambo y'ihumure, Yesu aramubwira ati agakiza katashye wawe. Umutwe w'amagambo uyu munsi ndarari wawe. Ndakwifuriza ko wagira umutima wo kureba mu maso ha Yesu, ugahaguruka ukava mu by'urimo n'ubwo wabutunze, kuko uramugo yarafite itunzi bya mirenge, ukurira igiti kugira ngo urebe mu maso ha Yesu. Uwo muhati wonyine uraza gutuma Yesu aguhamagara mu izina, akubwire ngo ururuka ndarari wawe. Abaturanyi bivovote, abakwanga bivovote, ariko ntacyo bizafata. Uzabwirwa amagambo k'agakiza gatashye wawe. Nsoza uzagire kuzirikana Zakayo mu buzima bwe bwose yabayeho mu gihe yamaze ku isi, ntabwo yibagiwe aho yahuriye n'umwami Yesu. Mu gitabo kibisobanura neza ngo yazindukaga mu ruturuturu, nubwo yari umuyobozi ukomeye, agafata ikibindi n'ingata akajya kumugeza akavoma, akaza kuhira cya giti cy'umuvumu ngo kitazuma, kandi ariho yahuriye n'Uwiteka. Ese ujya wibuka kuhira igiti wahuriyemo na Yesu? Ibi bitwigisha kuzirikana batugiriye neza. Zakayo yaravuze ati iki giti kitazuma, yarazindukaga akavoma, akaza agasukaho amazi, akabona gushyira mu ikoti, akajya mu kazi nka Minister of Finance. Yesu ujya uzirikana bakugiriye neza. Mugore, ujya wibuka umusore wagutoranyije mu bandi bakobwa, warihebye, warabuze umugabo, akakugirira neza. Ujya wibuka kumushimira kuko Zakayo yahoze yibuka aho yahuriye na Yesu. Musore, ujya wibuka umukobwa rero arenze abandi bahungu bose, hanyuma wakakwizera akagusanga, ujya wibuka kumushimira. Bana, mujya mwibuka ababyeyi bagurishije inka zabo, udusambu, bakaburara, bakabarera, bakabishyura school fees mukiga mukarangiza, mujya mwibuka kubashimira. Bayobozi, mujya mwibuka gushimira abaturage babatoye, akaguhundaguzaho amajwi, ukaba wicaye kuri wa mwanya urimo mu karere, mu murenge n'ahandi. Baturage, mujya mwibuka gushimira abayobozi babahaye ibyo mutari mufite, babarokoye igihe byari bikomeye, babakuye hahandi mwari mwihishe, babavanye mu icuraburindi, bakabaha imihanda, imijyi imeze neza, amazi n'ibindi byose. Mujya mwibuka kubashimira, mwaba munasenga mukabashyira imbere y'Imana, cyangwa uterera hagati mu ryinyo. Ntabwo ari ku mbaraga za Zakayo zatumye umwami Yesu amubona, nuko yagiye no mu giti kugira ngo ashobore kureba. Yesu ujya uzirikana aho ahuriye n'umwami Yesu. Yesu ujya uzirikana abakugiriye neza byakomeye. Yesu ujya uzirikana uwagukuye hahandi utashoboraga kwikura. Jye nawe twige kuzirikana, jye nawe twige gushima, jye nawe twige gushyira mu gaciro, jye nawe twige gukora igikwiriye. Niba ushaka iterambere rirambye, niba ushaka ubuzima bwiza, abagore bahorana ijambo, urubyiruko ruhorana amahirwe, uburezi bukomeze butera imbere, nta handi Kagame 24. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye. Data wera uri mu ijuru, tugushimiye ko dukunda,
umunsi umwe watashye kwa Zakayo uteye mu mitima y'abakwifuza bose. Hari abayobozi b'iki gihugu bakwiye igihugu naho bakigejeje, ndagira ngo buri muturage wese umuhe gushima no kuzirikana, kandi tuzahore tubakuragiza kugira ngo ubakoreremo, ubuzima bwacu bugende neza, imiryango yacu imererwe neza, igihugu gikomeze gitemba amata n'ubuki, abantu bakomeze bakuzirikane. Tweretse ibibazo bikomeye birimo ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku rubyiruko biva ku makimbirane y'ababyeyi, umwuka wera agenderereye imiryango, iki kibazo buri wese yumve ko ari icye, abana batameze neza, inda zitateganijwe hirya no hino, byose tubigushyize mu biganza. Uri Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, ukore byose kugira ngo dukomeze tubeho neza. Dusabe afite ibibazo by'intambara n'imidugararo, abari muri Israel, abari muri Syria, dusabiye abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abari mu Burusiya, dusabiye abari ahandi hirya no hino hose hari intambara, ni wowe ushobora byose. Ufasha abarwayi, ufasha abari mu nzu z'imbohe, umve gusenga kwa buri wese ugusaba, kandi utahiwe nk'uko watashye kwa Zakayo akaruhuka, mu izina rya Yesu, amen. Turabakunda cyane rero. Ikiganiro ni ku munsi w'ejo n'ubundi ku masaha nk'aya, kuba bacikanywe n'iki kiganiro, reka tubabwire ko ejo iki gice aricyo kizasubiraho, yaba igice cy'ubwenge twabonye, yaba igice cy'ubuzima twabonye, yaba igice cy'iby'umwuka twabonye. Murarikira abantu banyu kongera gukurikira ibiganiro ku munsi w'ejo. Tuzagaruka live ejo bundi, kandi twongere tubibutse ko bishoboka cyane ko ubuzima dufatanyije bwagenda neza. No gukomeza n'ubundi kujya kuri YouTube channel ya Goodrich Healing Center, ugakora subscribe, ukajya ubona ibiganiro byose. No gufollowinga kuri ya Twitter ya Dr. Habumugisha, ukajya ubona amakuru yose ndetse ugapiganirwa bira byose twabonye, n'ibindi byose bizagenda neza hamwe namwe. Turabakunda cyane, bye bye. Iri ni ijwi ry'ubuzima. namwe murya cyangwa munywa, mukore byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. Namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. Muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes.